Ndabasuhuje bene data. Iki ni igice cyacu cya kabiri cy'inyigisho zo gukurikira Kristo cyangwa se zo kuba umwigishwa wa Yesu. Ndizera ko zizabahesha umugisha kandi zizatuma turushaho kuba abigishwa ba Yesu barangwa n'ibyo twize ubushize bikwiye kuranga abigishwa ba Yesu. Ariko mbere ya byose reka tubanze dusenge. Mana nziza, turagushimiye ko uri umuremyi wa byose nk'uko Pawulo yandikiye Abikorisayi, arababwira ngo niwe muremyi wa byose kandi niwe mucunguzi. Ibyo natwe tubihuriyeho nawe, turavuze ngo uhimbazwe ko ari we muremyi wa byose kandi uhimbazwe ko ari we mucunguzi w'abantu bose. Nta rindi zina abantu bakwiriye gukirizwamo munsi y'ijuru uretse izina ryawe, kandi niwe nzira n'ukuri n'ubugingo. Turagushima ko twakuboneyemo ubugingo buhoraho, turagushima ko twakuboneyemo imbabazi z'iteka, turagushima ko twemewe n'Imana muri wowe, turagushima ko twakize umujinya kubw'umusaraba wawe. Ushimwe ko twabatirijwe muri wowe tugahinduka abana bawe batabyawe n'inyama n'amaraso cyangwa ubushake bw'umugabo n'umugore, ahubwo babyawe n'umwuka. Kandi turagushima ko waduhamagariye gushushanywa n'ishusho y'umwana wa Yesu Kristo, byaturushaho gusa nawe mu mitekerereze, mu myumvire ndetse no mu mikorere. Ndasenga kugira ngo ijambo ryawe rihindure abakurikiye iki kiganiro kandi rihindure abakurikiye izi nyigisho, rikomeze guhindura ubuzima bwabo, turushaho gusa nawe, turushaho kuguhesha icyubahiro muri byose, kandi nawe urushaho guhabwa icyubahiro nk'Imana yacu, mu izina ryawe Mwami Yesu, amen. Bene data, ubushize twarebye izi nyigisho, ariko ndagira ngo mbibutse iki ngiki. Izi ni inyigisho zihamagarira abantu bose ikintu cya mbere, kwizera Yesu nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwabo. Tumwizera nk'umukiza kuko yapfiriye ibyaha byacu, ariko tugomba gutera n'indi ntambwe tukamwizera nk'umwami ngo ayobore ubuzima bwacu n'ibyacu byose n'ibyo dufite byose. Ndagira ngo mbibutse ibyo twarebye ubushize twarebye igisobanuro cyo kuba umwigishwa wa Yesu. Ntabwo habaho umwigishwa hatariho umwigisha. Niyo mpamvu dufite umwigisha wacu mukuru ari we Yesu Kristo, kandi Imana ishaka ko abantu bose ari we bigiraho. Kubera iki ari we tugomba kwigiraho? Nuko ari we wujuje ibyo Imana isaba byose. Niwe wenyine ushobora kugera kuri standard z'ibyo Imana ishaka. Kubera ko ijambo ry'Imana mu Baroma igice cya 3:23 avuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana, cyangwa se mu yandi magambo ntibashyikira imikorere n'imibereho y'Imana. Ariko Yesu we mu Baheburayo bakatubwira ko yabaye mu isi, abaho nk'uko tubaho, ariko ntiyakora ibyaha. Birerekana ko ari we Imana yashyizeho kugira ngo tumwigireho, tumurebereho, turusheho gusa nawe, kubera ko ijambo ry'Imana ritubwira ko ngo kuzura k'Imana kose Imana yashimye ko kuba muri Yesu Kristo. Mu yandi magambo, imitekerereze n'imikorere n'imyifatire y'ubumana byose biri muri Kristo Yesu. Niwe wenyine tugomba kureberaho nka role model wacu, tukamwigiraho. Nubwo benshi bafite ibindi bintu bareberaho, bigiraho, bireferaho, ariko abizeye Kristo niwe wenyine bagomba guhanga amaso. Rero kuba umwigishwa wa Yesu ni ukumukurikira mu buzima bwa buri munsi, ni ugushinga ikirenge aho ashinguye icye. Icya kabiri ni ukugirana ubusabane n'abandi bamaze kwizera Yesu kugira ngo duterane imbaraga muri urwo rugendo. Icya gatatu ni uguhindura abandi kuba abigishwa ba Yesu. Ntabwo tubahindurira mu madini yacu, ntabwo tubahindura Abangilikani, ntabwo tubahindura Abakatolike, ntabwo tubahindura Abadive cyangwa Abadeperi cyangwa amatorero atandukanye, ahubwo tubahindura abigishwa ba Kristo. Ntabwo bigira ku bantu, ahubwo bigira kuri Kristo. Muribuka ko Pawulo nawe yabwiraga abo yigishaga ko atera ikirenge mu cya Kristo, nabo bagomba gutera ikirenge mu cye. Mu yandi magambo, si batera ikirenge mu cya Pawulo, ahubwo batera ikirenge mu cya Yesu. Ndagira ngo mbibutse ibiranga, twarebyeho ibiranga umwigishwa wa Yesu. Icya mbere, umwigishwa wa Yesu akwiye kwemera kubabazwa nk'uko Kristo yababazwaga. Mu yandi magambo, akwiye kwemera guca mu nzira zose Yesu yanyuzemo.
abenshi iyo kimara kwizera Kristo baduca mu rugo iwacu, ababyeyi bacu baraduca, inshuti zacu zidushyira ku ruhande n'ibindi bitandukanye. Ariko umuntu wese akwiriye, wamaze kwizera Kristo, umwigishwa wa Yesu, akwiye kuba yemera guca muri izo nzira, kuko Yesu yemeye kuzinyuramo kugeza n'aho atanga ubugingo bwe. Rero icya kabiri, umwigishwa wa Yesu agomba kuba akunda Yesu, cyangwa akwiye kuba akunda Yesu kuruta ibindi bintu byose. Bamwe bakunda ubutunzi, abandi bakunda iby'isi, ariko twebwe dukwiriye kuba dukunda Yesu kuruta ibindi bintu byose bikundwa. Icya gatatu, tugomba gutanga ubuzima bwacu. Tugomba gutanga ubuzima bwacu ku bwa Yesu no ku bw'ubutumwa bwiza. Tugomba gutanga umwanya wacu ku bwa Yesu no kubwiriza abandi inkuru nziza y'agakiza. Icya kane, tugomba guhomba iby'isi ku bwa Yesu. Ntago ari ukuvuga ngo twangiza ubutunzi, kuko muri kimwe twahamagariwe no gukoresha neza iby'Imana yaduhaye. Ntago ari ukwangiza, ntago ari uguta, ahubwo Pawulo yaravuze ngo ibyarindamu yanjye byahindutse igihombo ku bw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kuronka Kristo. Mu yandi magambo, igihari tugomba gutekereza no kwiyumvamo ko nta bundi butunzi dushobora kugira buruta Kristo. Kristo niwe butunzi butagira akagero nk'uko ijambo ry'Imana rivuga. Ikindi, tugomba kuguma mu ijambo rye. Benshi bavuga ko ari abizera Kristo, ariko ntibiga ijambo ry'Imana. Nta murongo n'umwe bafite mu mutwe, nta kintu kibagira kiyobora ubuzima bwabo. Ariko dufite ijambo ry'Imana niryo tugomba kubamo rikayobora ubuzima bwacu. Bamwe iyo bashaka kugira ibyo bakora, kugira ibyemezo bafata, barebera mu bindi bitabo. Ni byiza biriya bitabo, ariko ntago ari ijambo ry'Imana. Umwigishwa wese wa Yesu akwiye gutura mu ijambo ry'Imana, rikamutunga, rikamuryohera, akaribamo. Nk'uko yishakira ibitunga umubiri, niko akwiriye no kuba aba mu ijambo ry'Imana rigatunga ubugingo bwe. Ikindi, umwizera cyangwa se umwigishwa wa Yesu wese agomba kwera imbuto. Agomba kwera imbuto nziza. Uyu munsi dufite ibibazo by'abakristo benshi mu kazi, usanga abantu bavuga ngo uriya ni umurokore wa hehe. Wakumva ati uriya ni umurokore wa he wiba, umurokore wa he ubeshya, umurokore wa he ugira inzangano, umurokore wa he ugira amakimbirane n'abandi bakoze bakorana, umurokore wa hehe utandukana n'umugore. Ugasanga nta mbuto zikwiriye umuntu ukwiye kuba witwa umwigishwa wa Yesu. Yesu niyo cyitegerezo cyacu, yeraga imbuto. Dukwiriye kuba natwe twera imbuto nziza, imbuto zikwiriye abigishwa ba Yesu. Ikindi, dukwiye kwemera kwigishwa na Yesu. Hariho abantu bavuga ngo twe tuzigishwa n'ibindi, ariko ntituzigishwa na Yesu. Umwigishwa wa Yesu akwiriye kuba yemera ko Yesu amwigisha. Ikindi, dukwiye gukunda abandi bigishwa, kurangwa n'urukundo. Dukwiye kubaho, ikintu cya mbere gihari ari ugukunda bene data, ari ugukunda abandi biza, tukabarana nabo, tukishimana nabo, tukabahangayikira, tukabasengera, tukabagaruza neza, tukabayobora. Ikindi cya nyuma, umwigishwa wa Yesu akwiye kurangwa no guhindurira abandi kuba bigishwa, no gutuma abandi bizera Yesu, no gutuma abandi bafata icyemezo cyo kuba abigishwa ba Yesu. Ndagira ngo rero uyu munsi dukomeze inyigisho zacu. Ndagira ngo uyu munsi dukomeze inyigisho zacu, ndetse twagenda twibaza ibibazo bitandukanye bishobora kudufasha gutekereza neza. Ikindi kintu ntagarutseho twavuze, twarebye itandukano riri hagati y'agakiza no kuba umwigishwa wa Yesu. Ntabwo dukorera agakiza, nta murimo n'umwe wakora kugira ngo ukizwe. Ijambo ry'Imana tuvuga ngo twakijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ntabwo byavuye kuri twe, ni impano y'Imana. Nta murimo n'umwe wakora hanyuma ngo ubone ubugingo buhoraho. Reka mbabwire impamvu. Ibaze nawe ugiye mu kigo runaka kiri muri iki gihugu, ugakora neza kurusha abandi bakozi bari muri icyo kigo. Hanyuma igihe cyo guhembwa cyagera, nawe ukajya guhembesha. Bagashaka ku ilisite aho mwagiranye contract, bakareba ku ilisite nimba uri umukozi w'icyo kigo, bagasanga nturi umukozi w'icyo kigo. Ese baguhemba?
bakubwira ngo yego wakoze neza ndetse kurusha abandi bakozi, ariko nta contract dufitanye. Niko abantu benshi bakora imirimo myiza bibwira ko baragwa ubwami bw'Imana, baragwa agakiza, niko Imana izababwira. Izababwira ngo mwumve imbere mwa nkozi z'ibibi bimwe sinigize mbamenya. Uzi icyo bazaba barakoze? Ntabwo bigeze bizera umwana w'Imana w'ikinege ngo bizere ko umurimo yakoze ku musaraba uhagije kubakiza, uhagije kugira babone ubugingo buhoraho, ahubwo bashatse ibindi bakora kugira ngo bareshye Imana hanyuma ibaraga agakiza. Ntago bishoboka. Nta muntu ushobora kubona umurage mu bwami bw'Imana atavutse ubwa kabiri, atizeye ubuntu bw'Imana yatanze. Ariko gukurikira Yesu, kuba umwigishwa wa Yesu ni ikiguzi, bisaba ikiguzi. Bisaba ikiguzi, bisaba kwemera ko aba umwami wawe agategeka ubugingo bwawe bwose. Iyo twizeye Kristo tubona ubugingo buhoraho, ariko iyo tumukurikiye tukemera kugendera mu nzira ze tuzabona ingororano mu bwami bw'Imana. Ndagira ngo uyu munsi rero turebe uruziga rw'umwigishwa wa Yesu. Ndagira ngo turebe uruziga rw'umwigishwa wa Yesu. Umwigishwa wa Yesu nyawe agomba kurangwa n'ibintu bigera muri bine. Icyambere, umwigishwa wa Yesu twamaze kubibona, cyangwa se umukristo wumvira, akwiriye kuba mu ijambo ry'Imana, akwiye kurangwa n'ijambo ry'Imana. Uzi impamvu akwiye kuba mu ijambo ry'Imana? Mwumva uko Pawulo yabyandikiye Timoteyo mu rwandiko rwa kabiri. Urwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya 3 umurongo wa 16, haravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro, icyambere wo kwigisha umuntu, cya kabiri no kumwemeza ibyaha bye, cya gatatu no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abashyitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Birerekana ko ijambo ry'Imana rifite umwuzu wo kwigisha umuntu, wo kumutunganya, wo kumwemeza ibyaha bye, wo kujya rimutoza kubaho ubuzima bukiranuka, kugira ngo abashyitse afite ibimukwiriye byose. Rero umwigishwa wa Yesu akwiye gutura mu ijambo ry'Imana. Ikindi cya kabiri, Pawulo yandikiye ab'Itesalonike mu gice cya 5 umurongo wa 16, aravuga ngo musenge ubudasiba, pray unceasingly, pray sans cesse, musenge ubudasiba. Birerekana iki? Birerekana ko umukristo nyawe akwiriye kubaho ubuzima busenga, nk'uko ahumeka niko akwiriye kuba asenga. Ikindi cya gatatu, akwiriye kuba aterana n'abandi. Uyu munsi nsigaye numva abantu bavuga ngo guterana ntacyo bimaze, ariko Pawulo umwanditsi w'igitabo cy'Abaheburayo, urwandiko rw'Abaheburayo, avuga ngo uko mubona iriya minsi irushaho kubegera ariko murushaho guterana. Birerekana iki? Birerekana ko guterana ni ingenzi ku mwiza. Umukristo nyawe, umwigishwa wa Yesu akwiye kurangwa no guterana. Icya gatatu cyangwa se aricyo icya kane, aricyo cya nyuma, umwigishwa wa Yesu akwiye guhamiriza abandi ibya Yesu. Akwiye kubahamiriza ko Yesu yahinduye ubuzima bwe, kandi n'ubu ngubu ashobora guhindura ubuzima bwabo. Akwiriye kuba umuhamya, witness, agomba kuba umuhamya w'ibya Yesu. Ibyo byose rero Yesu akwiye kuba ari center wabyo. Umwigishwa wa Yesu Kristo yerekanwa no gusenga. Hano twabibonye ibi byanditswe byakozwe mu gice cya 4 umurongo wa 23 kugeza kwa 31, batwereka abigishwa bicara bagasenga. Ibyakozwe mu gice cya 12 umurongo wa 1 kugeza kwa 25, barerekana uburyo bakomeje gusenga. Abefeso 6:18 baratwereka ko buri mwigishwa wa Yesu Kristo agomba kubaho ubuzima bwo gusenga kandi agasengera mu kuri no mu mwuka. Ijambo ry'Imana, gusengera mu kuri mu ijambo ry'Imana. Ntagomba gusenga kugira ngo haze kwifuza kwe, ahubwo kugira ngo izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Umwigishwa wa Yesu agomba gusenga afite umutima wo kugira ngo Yesu ashyirwe hejuru, atari uguhaza ibyifuzo bye gusa. Mu gusenga niho dukuza ubusabane bwacu n'Imana, kandi tukabonera umuyoboro wo kugendera mu bushake bw'Imana. Kandi batwereka mu buryo butandukanye
uburyo bwo gusenga. Ndagira ngo hano mbereke, batubwira mu Baheburayo 10:25 twe kwirengagiza guteranira hamwe nk'uko bamwe bajya babigira, ahubwo duhugurane, kandi uko mubonye urya munsi wegera muba ariko murushaho kugenza mutyo. Biratwerekana none uburyo umwigishwa wa Yesu akwiye kubaho ubuzima buterana n'abandi. Ndetse batwereka uburyo abizaho mu isezerano rishya mu itorero rya mbere bateranaga bakamanyura imitsima bagaterana. Ikindi hano tugomba guhamya mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 1:8 havuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugera ku mpera y'isi. Guhamya Yesu Kristo ni ingenzi cyane mu buzima bw'umwigishwa wa Yesu Kristo. Ntabwo bifite abantu babitorewe, ahubwo twese aho turi, ibyo dukora, uko tubaho n'uko twitwara, tugomba kubikora mu buryo butuma abatuzengurutse bamenya ubuntu twagiriwe muri Yesu Kristo. Mu yandi magambo, guhamya bikwiriye kuba ubuzima bwacu bwa buri munsi aho turi hose, kugira ngo abandi bamenye umwami wacu wadukije, bamenye ubuntu bw'Imana. Ndagira ngo tugaruke kuri ibi bibazo. Turebye ibigomba kuba bigize ubuzima bw'umwigishwa wa Yesu: kuba mu ijambo ry'Imana, gusabana n'Imana basenga, guterana nk'abizera ngo baterane imbaraga. Ikindi, guhamya ibya Yesu kugira ngo ababegereye batari bizera Yesu biyemeze kumwizera. Ndagira ngo twibaze ibi bibazo. Reba ingingo zavuzwe haruguru ku bijyanye no kuba umwigishwa wa Yesu, maze ugenzure niba ubaho ubwo buzima. Icya mbere, imibanire yawe n'Imana imeze gute? Gusenga no kwiga ijambo ry'Imana. Imibanire yawe n'Imana imeze gute? Imibanire n'abandi bizera imeze gute? Ubana ute n'abandi bene data? Imibanire n'abatarakizwa imeze gute? Guhamya. Hari umuntu uherutse kumbwira, mwene data bakorana umwe, abantu bose bakorana, bamwe ntibakijijwe ariko warakijijwe, ariko ngo ahora atongana mu kazi, buri gihe aratongana mu kazi. Abatarizera bakavuga ngo ariko se uyu muntu si uvuga ko ari umukristo? Ukabona barimo barabikerensa. Ubaho uti? Abandi bavuga bati ndi umukristo ariko ntibagira umwanya wo gutana. Wowe ubuzima bwawe buhagaze buti? Ese uri umwigishwa wa Yesu w'ukuri, uba mu ijambo ry'Imana kandi usabana n'Imana mu buryo bwo gusenga? Ese waba uhamya cyangwa uraceceka? Ndabizi neza hari bamwe bavuga ko ari abakristo bagira mu kazi, mwene data wundi yagusuza ati Yesu ashimwe mwene data, ukumva yagusubije ngo salama, cyangwa se akagusubiza ngo mambo vipi, cyangwa se akagusubiza izindi mvuga ati salama jama. Kubera iki? Afite ipfunwe ryo guhamya umwami we. Ese wowe ubayeho ute? Ujya ugira isoni zo guhamya umwami wawe? Ese utuye mu ijambo ry'Imana? Ese ubaho ubuzima busenga? Ese ugira umwete wo guterana n'abandi bizera? Ubitekerezeho. Urugendo rw'umwigishwa wa Yesu ruhagaze rute? Urugendo rw'umwigishwa wa Yesu tubibona umuntu atarizera Kristo akeneye kumva ubutumwa bwiza, hanyuma akabona abamuhamiriza nk'uko twabibonye, cyangwa se abamubwiza ubutumwa bwiza akizera Yesu akaba umwizera agakizwa. Hanyuma tukabona abantu bamukomeza, abona abantu bamukomeza bamukurikirana kugeza aho abaye umwigishwa wa Yesu uhamye, aricyo discipleship cyangwa kurera umwizera mushya. Ndetse hakurikiyeho gutozwa no guhugurwa kugira ngo abe umukozi ugira ibyo akora mu murimo w'Imana, mu bwami bw'Imana. Ndetse uko arushaho gukoreshwa no gukuzwa akaba umuyobozi mu bwami bw'Imana. Bamwe bakaba abapasitori, abandi bakayobora amatsinda mato, abandi bakayobora uburyo butandukanye. Ndetse niko nawe akomeza gutoza abandi kugera ku kigero cy'aho baba abayobozi. None ndagira ngo nkubaze, wowe ugeze ku ruhe rugero? Ese ntabwo urizera? Wibeshya ko wizeye Yesu ariko utaramwizera? Ese waba warizeye Yesu? Ese ugeze ku kigero cyo kuba umukozi? Ese waba ugeze ku kigero cyo kuba umwigishwa uhamye?
ese ugeze ku kigero cyo kuba umuyobozi? ndagira ngo mbabwire ngo bamwe bajya baba abayobozi ariko bataraba abigishwa bahamye, bikazabagora gusubira ku kigero cya nyuma. Ariko ndagira ngo nk'uyu nkuru nziza, haracyari amahirwe. Wafata uyu mwanya ukisubiramo, ukisuzuma, ukemera kwicara hasi ukigira ku birenge bya Yesu mu ijambo rye, hanyuma akagukomeza, ukavamo umwigishwa uhamye, ukavamo umuyobozi uhamye, ukavamo umukozi w'Imana uhamye. Icya kabiri, ninde ugufasha mu rugendo rwo kuba umwigishwa wa Yesu Kristo? Benshi ntago bagira ababafasha. Dukeneye abantu badufasha mu gukura mu gakiza, tukamenya ijambo ry'Imana tukarisobanukirwa, tukamenya uko dusenga, tukamenya uko duhamiriza abandi by'ubutumwa bwiza, tukamenya iyo duteranye ibikwiriye kuba biri muri ayo materaniro. Wowe ninde ugutoza gusa na Kristo? Ninde ugufasha muri urwo rugendo? Ubitekerezeho. Niba utamufite, ugomba gusenga Imana ikagufasha kugira ngo umenye ngo ninde ukwiye kugufasha. Ndagira ngo dusoreze hano. Kuba umwigishwa wa Yesu ni umwanzuro utangira ku munsi twiyemeje kwitaba umuhamagaro wo gukurikira Yesu Kristo kugeza igihe azatwimurira tukajya kubana nawe mu bwami bw'ijuru. Murabizi neza ko Yesu azagaruka. Benshi nubwo batabyizera, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo umunsi umwe ungana n'iminsi 1000, kandi iminsi 1000 ingana n'umunsi umwe imbere y'Imana. Ndagira ngo mbabwire ngo Yesu azagaruka. Rero kuba umwigishwa wa Yesu ni urugendo rutangira igihe twiyemereje kwakira no kwitaba umuhamagaro wo kwizera Yesu kugeza igihe Yesu azagarukira. Icya kabiri, duhinduka abigishwa ba Yesu Kristo kubwo kubihitamo. Tubihitamo, tukiyemeza gukurikira Yesu Kristo, tukagendera mu byo ashaka kuri buri gice cyose cy'ubuzima bwacu bwa buri munsi. Inshuti tugira, amashuri duhitamo, akazi tuzakora, ingo tuzubaka, aho dusengera, ibyo tureba n'ibyo twumva n'inzozi dufite. Yesu akwiye kuba ayobora ubuzima bwacu bwose, akwiye kuba ari we senta w'imibereho yacu. Ndagira ngo nkubaze ngo ninde uyobora ubuzima bwawe? Ninde uyobora inguni zose z'ubuzima bwawe? Uyu munsi witekerezeho, uhitemo uyu muhamagaro wo kuba umwigishwa wa Yesu. Kandi mutarizera Kristo, ndagira ngo nkumenyeshe ngo hari inkuru nziza ko Yesu yapfiriye abanyabyaha, kandi mu bo yapfiriye nawe urimo. Uyu munsi igihano cyari kiduhesha amahoro yakikoreye ku musaraba ubwo yabambwaga, arashenjagurwa, hanyuma igihano yahanwe kinyura Imana. Uyu munsi nawe yaguha ubugingo buhoraho binyuze mu kumwizera. Uyu munsi nawe yaguha imbabazi kubwo kumwizera. Kandi uyu munsi wakumva ijwi rye guhamagara ngo ube umwigishwa we, ukamukurikira, ukemera kumuha ubuzima bwe, akayobora imibereho yawe yose, ukaba umwigishwa uhamye, ukaba umukozi uhamye, ukaba umuyobozi uhamye, ndetse ugahindurira benshi kuba abigishwa ba Yesu. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge. Mana nziza, turagushima ko waduhamagariye umuhamagaro mwiza wo gushushanywa n'ishusho y'umwana Yesu Kristo. Ubwo tubona muri iyi minsi benshi badasa nawe, batavuga nkawe, badakora nkawe, turasenga ngo udufashe muri iki gihe dore kukumvira muri byose, uzuture mu buzima bwacu, wiheshe icyubahiro. Ijambo ry'Imana tuvuga ko nubwo hari Imana utabonye ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa. Wisiga ubusa, wambara akamero k'umugagu w'intama, ndetse ngo ntiwanga no gupfa urupfu rwo ku musaraba, bityo Imana iguha izina riruta andi mazina yose. Ngo abo mu isi yose bagupfukamire, kandi bature kuri uri umwami, bature kuri Uwiteka. Reka Mwami, ubuzima bwacu bujye bugaragaza ishusho yawe yo kwera, mu byo tuvuga, mu byo dukora, mu byo dutekereza. Kandi turasenga kugira ngo benshi muri iki gihe biyemeze kuguhindukira. Abarushye ubaruhure, abuze icyerekezo ubahe icyerekezo, abuze amahoro ubahe amahoro, abuze umunezero ubahe umunezero. Wibutse ko ubwo bapfaga ku musaraba ari bo wabikoreraga. Wikoreye intimba zabo, wikoreye ibikomere byabo, wikoreye uburushyi bwabo, wikoreye ibyaha byabo no gukiranirwa n'ibicumuro byabo, kugira ngo batazarimbuka, ahubwo bahabwe kubaho iteka, bahabwe kubabarirwa, bahabwe amahoro y'iteka ryose. Reka ibyo bibe mu buzima bwacu bigwiriye, kandi bibe mu buzima bwacu biguhesha icyubahiro. Reka abumvisha izi nyigisho bose ubahe guhitamo,
baguhitemo, ubabere umwami, ubabere umukiza, kandi ube icyitegererezo cyabo cy'ubuzima bwa buri munsi, mu izina ryawe mwami Yesu. Amen. Amen.